This is Nation Radio TV, the voice of the people. Iyi ni radiyo televiziyo nasiyo ijwi ry'abaturage ijwi ry'abanyagihugu turabasuhuje mwese mutwumva kandi mukunda ibiganiro bya radiyo televiziyo nasiyo aho muri hose mu Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'aho muherereye hirya no hino ku isi. Muri studio za radiyo televiziyo nasiyo uyu munsi tariki ya 28 Gashyantare 2024 muri kumwe nanjye Oliva Murenzi, nkaba ndi kumwe nanjye na mugenzi wanjye Paul Arakwiye. Paul, nongeye kugusuhuza, gira amahoro n'amahirwe. Ndagusuhuje cyane nanjye Oliva Murenzi, nkwifurije kugira ibihe byiza kandi ntabwo nakibagirwa n'abadukurikiye bose bakunzi ba Nation Radio TV ijwi ry'abanyagihugu aho bari hose mu mpande zose zitandukanye z'isi. Ndabasuhuje aho bari kudukurikira bari hose, abadukurikira kuri radio, kuri Facebook, kuri YouTube, bose ndabasuhuje, mbifurije kugira amahoro y'Imana. Murakoze Oliva. Urakoze cyane Paul. Uyu munsi rero turi mu cya kiganiro cya dusesengure dusobanukirwa. Dusesengure dusobanukirwa ni ikiganiro nk'uko mumaze kubimenyera, tubagezaho inkuru zo hirya no hino, izo mu Rwanda, izo mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no hirya no hino ku isi, ariko zifitanye isano n'u Rwanda n'akarere k'ibiyaga bigari. Muri dusesengure dusobanukirwa rero tuzadutumira impuguke, abanyamakuru donc bari hirya no hino, n'inararibonye bazajya batugezaho ubusesenguzi bwabo n'uko ibintu bo babibona mu magambo yabo. Uyu munsi rero insanganyamatsiko iravuga iti imishyikirano hagati ya Tshisekedi na Kagame. Ese intambara ibera muri Kongo yaba igiye kurangizwa n'imishyikirano? Paul, yo wumvishe insanganyamatsiko igukomanga ite, igukomanga he? Iyi mishyikirano yarabaye, ntiyabaye? Ese yaba irangiza intambara cyangwa yaba ikabye intambara? Urakoze cyane Oliva kumbaza icyo kibazo uti iyo mishyikirano yarabaye. Uyu munsi rero mu kiganiro cy'uyu munsi twabateguriye ngewe na mugenzi wanjye Oliva, nk'uko amaze kubibabwira, turi mu kiganiro dusesengure dusobanukirwa. Ikiganiro rero nubwo Oliva amaze kubivuga nanjye nabisubiramo, mbisubiyemo nta kibazo rwose, kugira ngo abantu bakomeze kubisobanukirwa. Ni ikiganiro kiba kigamije kubasesengurira amakuru yo hirya no hino, cyane cyane amakuru afite aho ahuriye n'u Rwanda. Mu by'ukuri rero ahanini iki kiganiro icyo kiba kigamije, ntabwo tuba tugamije kubagezaho amakuru, kuko amakuru muba mwayumvisha ahantu henshi hatandukanye, ariko mu by'ukuri amakuru ntabwo muba mwayasobanukiwe. Turaza rero kugira ngo tubasesengurire, hanyuma ubundi namwe musobanukirwe n'amakuru yo hirya no hino arimo acaracara se cyangwa avuga. Abumvisha amakuru rero cyangwa abakurikiye bumvishe ko hari kunugwanugwa, byavuzwe n'abantu benshi, amaradiyo menshi yabivuze, ibinyamakuru birabyandika, bati hari imishyikirano ya Tshisekedi hagati ya Tshisekedi na Kagame. Ku bajene bari kutwumva cyangwa se urubyiruko, ndagira ngo mbibutse ko Tshisekedi ni perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, naho Kagame akaba ari perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Abari kutwumva rero babizi baranyihanganira, nyine nzajya mbisubiramo. Bashobora kwibwira ko ndi kuvuga amagambo menshi, ariko mba ngira ngo na wa wundi utwumvishe bwa mbere yumve mu by'ukuri icyo turimo tuvuga, asobanukirwe nyine, kugira ngo nawe asobanukirwe, adasigara inyuma. Adasigara inyuma. Hanyuma rero uri kutwumva ashobora kwibaza ati ubundi iyo mishyikirano ni iya hehe? Ubundi Tshisekedi na Kagame bashyikirana kubera iki? Ubundi bapfa iki? Mbivuze rero mu magambo make kugira ngo nkomeze. Ubu icyo ndi gukora ni kugira ngo ndi gusobanurira umuntu warebye iyi nsanganyamatsiko y'uyu munsi, ati imishyikirano hagati ya Tshisekedi na Kagame, ati intambara yibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaba igiye kurangizwa n'imishyikirano, kugira ngo abashe gusobanukirwa, amenye ibyo ari byo neza. Hanyuma rero
urabizi, abari kutwumva nawe Olive urabizi, twese turabizi, nyuma utabizi abimenye, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari kuberayo intambara. Iyo ni umuziki ushaje, ni indirimbo ishaje, hari kuberayo intambara. Iyi ntambara imaze imyaka myinshi, aho havutse umutwe wa M23 wahozweho kuva na kera uri mu Rwanda na leta ya Kongo. Nyine ibintu biracika, iyo za Masisi, za Rucuru, aho hose muri ya Kivu y'Amajyaruguru. Uyu munsi rero ntabwo turi buze kubabwira cyane iby'intambara, nubwo ikiganiro cyacu ari cyo insanganyamatsiko y'ikiganiro cyacu niho ishingiye. Ariko mu by'ukuri insanganyamatsiko iribanda ku kintu kirimo gicicikana, cyavuzwe n'abantu benshi, kiti imishyikirano hagati ya Tshisekedi na Kagame. Noneho twebwe twongereho tuti iriya ntambara yo muri Kongo yaba igiye kurangizwa n'imishyikirano koko? Ni ikibazo turi kwibaza, turaza kubibasobanurira, tubabwire ubusesenguzi bwacu, noneho namwe kugira ngo mugire icyo musobanukirwaho. Hanyuma rero ndatinze mu magambo, mu minsi yashize, ejo hashize, Perezida Antoine Tshisekedi Kirombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagiriye uruzinduko mu gihugu cya Angola, abonana na Perezida wa Angola Lorenzo. Uwo Perezida wa Angola, ku bari kutwumva, bari bwo bwa mbere batwumvishe, niwe muhuza muri iyo ntambara maze kuvuga, navuze ntangira aho nari kuyibasobanurira, iri kubera mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntavuze kugira ngo abatabizi babimenye, iyo ntambara nubwo iri kuba, mu by'ukuri leta y'u Rwanda niyo iyishyigikiye, kuko umutwe urwanya leta ya Kongo ari wo wa M23 uhabwa imbunda, ugahabwa ibikoresho. Ni ukuvuga ngo ubufasha bwose, bwaba ari ubwa diporomasi, bwaba ari ubwo kubavuganira ariko nyine bwa diporomasi, bwaba ari ibikoresho, yaba ari bwaba ari ukubambika, bwaba ari ukubagaburira, byose babihabwa na leta y'u Rwanda. Yewe bakarenzaho bakabaha n'abasirikare bajya kubarwanirira n'ababayoborera urugamba. Ibyo ntabwo turi bubitindeho, tubivuzeho byaba ikiganiro cyabyo, ariko mbigarutse kugira ngo nyine wa muntu utwumvishe bwa mbere, wa mwana w'umusore wibereye muri Amerika utazi ruhe na rujya, wenda utazi no kuvuga ikinyarwanda neza, cyangwa se wa muturage uri Rwabidege iwacu, yumve icyo ubusobanuro bugamije, yumve n'ibyo turi kuvuga nyine kugira ngo asobanukirwe. Niyo mpamvu natangiye mbivugaho. Hanyuma rero Olive urambajije uti nk'umuturage, ese by'ukuri Felix Tshisekedi yemeye gushyikirana koko na Kagame? Icyo kibazo rero kugira ngo nkigereho, ndabanza mvuge aho byatangiriye n'ikiri gutuma abantu bavuga ko nyine Felix Tshisekedi azashyikirana na Kagame. Wenda biranashoboka. Ikintu cya mbere ngira ngo nibutse abantu, Kagame we arabihakana, ntabwo avuga ko ari urwana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Avuga ko atari muri Kongo, na leta y'u Rwanda nta n'umunsi n'umwe iremera ko irwana muri Kongo, ariko igakora bya bindi tumaze kubwira byo guhora ivugira M23. Iyo rero ni indirimbo ishaje, abantu bose bazi ko ari amahanga, ari communauté internationale, ariyo mahanga, ari za ONU, ibihugu byose bizi ko leta y'u Rwanda ariyo itera inkunga umutwe wa M23. Hanyuma rero mu minsi yashize abajya bakurikira ibiganiro byacu, twababwiye ko hari ijambo ridasanzwe Perezida Felix yagejeje ku banyamakuru, aho yari arimo ababwira ko azaha amahirwe imishyikirano mu gihe byaba ngombwa ko haba inzira y'amahoro, abantu bakanegosiya. Felix rwose yarabyemera, avuga ati njye nta kibazo, nshobora kuzanegosiya. Ariko entre parenthèses cyangwa mu dukubo, arabishimangira neza, avuga ko atazigera negosiya na M23, kuwo bagomba kunegosiya nawe ari Kagame. Ayo ni amagambo ya Felix yavuze mu nama. Hanyuma yanongereyeho ko ubu ngubu hari kuba ibikorwa bigamije kuba iyo mishyikirano yabaho, ikibazo kikarangira kirangijwe n'imishyikirano. Ibyo yavuze byose byararangiye. Yavuze ko perezida wa Sudani y'Amajyepfo ari we Salva Kiir azajya mu Rwanda, akajya i Burundi, akajya no muri Kongo. Aho hose yagiyeyo. Avuga ko we Perezida Felix
azafata indege akajya kubonana na perezida Lorenzo, ko Lorenzo. azabanza kubonana nawe hanyuma Lorenzo akongera akabonana na Kagame. Ibya Kagame byo ntitubizi kuko biriya bintu bya leta y'inkotanyi bakorera mu kinyegero, ntiwamenya Kagame nimba yagiyeyo cyangwa se atagiyeyo, ariko turakomeza gukurikirana buriya tuzabimenya nimba yagiyeyo. Ariko si icyo tugamije kuri uyu munsi. Uyu munsi turi kureba nimba koko eske Tshisekedi azashyikirana na Kagame, eske ese mumbabarire gukoresha izo ndimi z'amahanga, ese iriya ntambara yo muri Kongo koko izarangizwa n'imishyikirano? Ni ikibazo turimo kwibaza, ariko ndakeka ko mu minota 20 dusigaranye iraza kurangira abantu bamaze gusobanukirwa. Hanyuma rero Riva, mu byo Perezida Felix Tshisekedi yavuze ko agomba kuzajya muri Angola, akajya muri Angola. Yagiyeyo rero, mu kujyayo abonana na Perezida Lorenzo, hanyuma ibyo bavuganye, umwanzuro wafashwe nibyo ngiye kubasubiriramo. Perezida Tshisekedi yarongeye arashimangira, aravuga ati njyewe ntabwo nzigera negosiya na M23, ahubwo ngomba kunegosiya na Kagame. Ariko kunegosiya na Kagame gusa, yashyizeho kondisiyo. Ikintu cyonyine kizatuma anegosiya na Kagame nuko ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo zigomba kuvayo. Icyo ni icya mbere. Ni nkaho yavuze ati nta M23 ihari, ni ingabo z'u Rwanda zihari. Ibyo ngibyo navuze ko ari umuziki ushaje, ibyo birazwi, ariko Tshisekedi arabizi ko ari ingabo z'u Rwanda zihari, ari amahanga arabizi, ari Lorenzo arabizi, ari na Kagame n'inkotanyi zigiza nkana nazo zirabizi ko ziri muri Kongo. We icyo yavuze ni ukuvuga ngo ariko mu by'ukuri nyine nubwo inkotanyi ziri muri Kongo ntabwo ari zo zonyine, hari n'abandi nyine ba M23 banyawo. Kazarama nimba akiriho simbizi, nigeze kubona amafoto acicikana, Jean Marie Vianney Kazarama ntabwo wambwira ko atari M23, uriya atari umukongomani. Nk'uriya mugabo buriya baherutse gufatira ibihano, umuvugizi wa M23 yitwa Ndeori, nibagiwe izina rye, wenda warinyibutsa. Colonel Wiringoma ni umukongomani. Hari n'abandi, cyangwa uriya Nanga, Colonel Nanga, uriya wahoze ari perezida wa komisiyo y'igihugu n'amatora, ntabwo wambwira ko atari umukongomani. Hari n'undi mudepite nabonye wabaga muri MRC ejo bundi wabasanze nyine yiyunga na M23. Abo bose ni abakongomani. Hanyuma rero icyo nashaka gusobanurira abantu, Felix we yarongera arabishimangira. Nuvuga ngo Felix yagumye ku ijambo rye. Ibyo yahoraga avuga nibyo n'ubundi yavugiye muri Angola, bitandukanye n'iby'ibinyamakuru byinshi nabonye ari byabampatse ibihugu. Ikibabaza ni uko ubona na biriya binyamakuru bikomeye nabyo bibyandika, ukajya kubona nkabona nka BBC yanditse ngo Tshisekedi agiye gushyikirana na Kagame, ukabona za RFI zabyanditse. Niho nyine ibiri muri iriya ntambara bibera urusobe. Ariko birababaje, ariko niyo mpamvu turi gusesengura. Niyo mpamvu turi kubasesengura. Urusobe tuzajya tugerageza kurucagagura. Ibyo binyamakuru nabyo tuzabigarukaho ubutaha. Hanyuma rero Perezida Felix Tshisekedi ntabwo yaciye kuri bya bindi yavuze. Nuvuga ngo yarongeye agaruka ku byo yamye avuga, yahoze avuga mbere. Avuga ko atazigera negosiya na M23, avuga ko agomba kunegosiya na Kagame wenyine, ariko nawe ashyiraho kondisiyo nk'uko nari mbivuze. Aravuga ati kugira ngo nzanegosiye na Kagame nuko nta ngabo y'u Rwanda n'imwe igomba kuba iri ku butaka bwa leta bw'igihugu cyanjye. Ikindi cya kabiri yavuze, avuga ko M23 igomba kujya mu bigo. Nuvuga ngo amasezerano ya mbere y'u Rwanda n'aya Nairobi yavugaga iki? Yavugaga ko kugira ngo imishyikirano itangire ari uko M23 igomba guhagarika imirwano, abasirikare ba leta y'u Rwanda bari muri Kongo bagataha bagasubira mu Rwanda, hanyuma ubundi negosiyasiyo zigatangira, aho bya bindi M23 irevandika noneho ikabizana, ariko bari muri kantanoma, bari muri bya bigo bizabacagura, bakajya bareba ati nimba avuze ati ngende umukongomani, bakareba si uyu muntu koko ni umukongomani koko, bakareba aho aturuka, ibyo byose bakabyigaho. Hanyuma rero uko insanganyamatsiko ibivuga ati imishyikirano hagati ya Tshisekedi na Kagame, iyo mishyikirano ntiraba, ntituzi nimba izanaba, ahubwo bitandukanye n'iby'ibinyamakuru byagiye byandika cyane cyane bishyigikiye leta ya Kigali, bivuga ngo Tshisekedi na Kagame baba bagiye gushyikirana, kuko
simbona ingabo z'u Rwanda zavuye muri Congo, kandi Mhm. ibyo nibitaba Tshisekedi ntabwo azemera gushyikirana na Kagame. Mu yandi Mm. magambo rero, mbisobanuye mu magambo make, Tshisekedi yagiye muri Angola mu buryo bwo gushaka ko ikibazo cyakemuka mu mahoro, ashyiraho kondisiyo, avuga ko kondisiyo ya mbere kugira ngo ashyikirane na Kagame ntabwo byumvikane neza, Tshisekedi ntabwo azashyikirana na M23, ahubwo yavuze ko agomba gushyikirana na Kagame wenyine, mu gihe leta ya Kagame cyangwa se ya FPR yaba igomba kubanza igakura ingabo zayo muri Congo, yarangiza gukura ingabo muri Congo, M23 nayo ikajya mu bigo, igashyira intwaro hasi, ikajya mu bigo byateguwe bagomba gukoreramo iryo jonjora, bakareba abazayirwa baribo, abakongomani, abatari abakongomani. Nuko nicyo nabivuzeho nsubiza icyo kibazo cyawe rero Oliva, imishyikirano hagati ya Kagame na Tshisekedi iri kure nk'ukwezi, iri kure nk'ukwezi. None se Paul, nimba iri kure nk'ukwezi, ubwo iyo ntambara biragenda bite? Intambara ubwo si izarangira, cyangwa ahubwo igiye gufata umurego ukabije kurushaho? Aha, ubu icyo kibazo ni cyiza kuko n'abantu benshi bari kukibaza, twanabivuzeho mu insanganyamatsiko y'ikiganiro, aho twibazaga tuti ese ubundi iyi ntambara igiye kurangizwa n'imishyikirano? Mu by'ukuri imishyikirano yaba ari izarangiza iriya ntambara, ubu iyi ntambara yari kuba yarahagaze. Uti gute? Habayeho imishyikirano myinshi, habayeho imishyikirano yo muri Angola, yari ihagarariwe n'uriya perezida Lorenzo, perezida Kenyatta, donc perezida wacyuye igihe wa Kenya, Uhuru Kenyatta nawe yabaye umuhuza. Ni ukuvuga ngo muri iyo mishyikirano rero bashyizeho ibisabwa kugira ngo burya iyo abantu bagiye gushyikirana nyine babanza kuvuga bati twebwe turaka izi kondisiyo, abandi nabo bakavuga bati dukeneye ibi ngibi kugira ngo twemere kuganira, bakavuga ati wenda tuzahurira ahangaha. Ntabwo ushobora kuganira n'umuntu mutanumvikanye aho muhurira. Ni ukuvuga ngo hari ibyari byabanje kwemezwa igihe babashyiragaho igitutu. Kongo icyo bayisabye, kuko u Rwanda buri gihe iyo ruteye muri Kongo ruvuga ko rugiye kurwanira abatutsi, rukanongeraho ko rugiye gushakayo FDLR. Kongo, u Rwanda rurigeraga tuti ikorana na FDLR. Mwabonye itangazo ryasohowe na guverinoma ya Kongo ivuga ko ryitandukanyije na FDLR. Siko n'ubundi menya baranakoranaga. Nibyo u Rwanda rwitwaza, kuko mbere y'uko ibyo byose biba hagiye habaho operasiyo nyinshi zihuriweho na leta ya Kongo na leta y'u Rwanda zigamije kujya guhiga FDLR, ariko kugeza na n'uyu munsi ikibazo cyanze gukemuka. Hanyuma rero u Rwanda barubwira ko rutagomba kongera kugira inkunga n'imwe n'iyi rutoki rutera umutwe wa M23. Aho turi kera intambara igitangira nko mu mwaka umwe ushize cyangwa umwaka n'igice. Ubwo ni kugira ngo numvishe abantu ukuntu iyi ntambara itazarangizwa n'imishyikirano. Barumvikana, mwabonye ziriya ngabo zagiyeyo za EAC, intambara imera nk'aho icururutsemo gakeya, burya zari zagiye muri iyo gahunda. Ingabo za EAC rero byarazinaniye, amahoro zari zagiye gutanga ntabwo byakunze, kuko ahubwo M23 yakomeje urugamba. Mwabonye amafoto yagiye acicikana leta y'u Rwanda, aho ingabo z'u Rwanda bazifotoraga zirimo zinjira muri Kongo. Mwumvishe ejo bundi ibitero, twababwiye ibitero byabereye i Goma. Mwumvishe ko leta ya Amerika yiyamye leta y'u Rwanda iyisaba gukura ziriya misile yashyize muri kara gace kegereye ikibuga cya Goma, kuko biriya bintu byateza ikibazo gikomeye mu gihe ziriya misile zaba zikoreshejwe zigahanura indege ya gisivile, kuko ikibuga cy'indege cya Goma ni icya gisivile, ntabwo ari icya gisirikare. Ubwo rero nimba izo inisiyative zabayeho zitaragize icyo zitanga, ahubwo ibintu bigakomeza kugira udubi, nta kuntu wambwira ko Tshisekedi yagiye muri Angola ngo kubona ngo na Lorenzo cyangwa se ngo Salva Kiir ngo yagiye mu Rwanda ajya no muri Kongo ngo ibyo bintu bizarangiza intambara. Nubwo ariko mwabonye ko no mu insanganyamatsiko Oliva twibajije ikibazo, ntabwo twabishimangiye. Icyo twabwira abantu bari kutwumva ni uko tubibona twebwe, ntabwo iriya ntambara izarangizwa n'imishyikirano. Dukurikije uko byagiye bikurikirana n'uko bimeze ubu ngubu, iriya ntambara ntabwo izarangizwa n'imishyikirano.
cyane. None se Mhm. Paul ubwo ngubwo rero nk'ubwo uvuze ibyo ngibyo mu mutwe wanjye nyine biratangira biraturuna, Mm. nibuka ko Perezida Habyarimana nyakwigendera aruhukire mu Mhm. mahoro aho ari, Mhm. ah, yakoze imishyikirano. Eh. Yakoze imishyikirano arashyikirana ajya Arusha asubirayo Mhm. barongera barasinya Eh. barabyumvikanaho, tugiye kubona Mhm. tubona ngo shwi intambara Eh. ahubwo ifashe umurego. Ubu Mhm. ngubu Perezida Tshisekedi ntago yaba agiye kuba nka Perezida Habyarimana wemeye imishyikirano muri 94? Mm. Icyo ni ikibazo cyiza. Hari ibintu biri gucicikana nanjye nabisomye, abantu bari kuvuga ati Tshisekedi bazamwigira nka Habyarimana, iriya mishyikirano azava mu ndege umunsi umwe ajye kubona abona indege barayihanuye. Hari ikintu nshaka kubwira abantu bari kutwumva by'umwihariko aba bajene. Mm. Buriya abakoloni baraduhemukiye cyane. Ni byiza ibyo batuzaniye uretse ko byinshi Ibiki twari batuzana? Oya, icyo ni ikindi kiganiro po. hari ibyo bazanye burya tujye tunavugisha Abakoloni ukuri oya, nyine. reka tujye mu bya Tshisekedi. Hari ibyo tutari Ndasubira. oya mfite impamvu nshaka kubivugaho gutyo. Hari ibyo Mm, bazanye wenda ushobora kuvuga ati ibibi nibyo byabaye byinshi bazanye kurusha ibyiza badukoreye. mm, Hanyuma rero njyewe ikintere impungenge ni uko ni nayo mpamvu twabashyireho iki kiganiro kugira ngo tujye tubasobanurira. Abantu benshi abakoloni ikintu cya mbere kibi badukoreye ntabwo batuma abantu batekereza. mm. Umuntu yumva radiyo agahita amirabungura ibya bindi afashe, akabifata nk'uko yavutse bamubwira bati wowe ukavuka bakubwira ati wowe witwa Murenzi, Oliva Murenzi, nanjye bakambwira ati nitwa Rakwiye Paul, nkabifata gutyo nyine natambuka umuntu yavuga ati Paul basi ngahita ntangira gukebaguza. Icyo ni ikintu kiba abakoloni badukoreye. Ni ukuvuga ngo ntabwo batumye tugira cya kintu cyo kugira ngo natwe ubwacu dutekereze. Nimba ubonye ikintu ntukimire Ahari bunguri. twari tugifite ahubwo bakituvanamo. Wenda Mhm, wenda aho ngaho. Ni ukuvuga twari ngo tugifite bakituvanamo. nk'icyo kibazo mbajije kuko biri gucicikana, abantu bari kuvuga ati ati Tshisekedi bazamuhanura, ati bazamugira nk'uko bagize Habyarimana. Dutekereze dusubize amaso inyuma, tugereranye. Abantu bari kutwumva abakunzi ba Habyarimana bambabarire rwose, turi mu kiganiro nyine turi gusesengurira abantu. Dufate situwasiyo yari iri mu Rwanda muri 90 kuva muri 90 kugera muri 94, tuyigereranye na situwasiyo iriho ubu ngubu muri Kongo. Dufate Perezida Tshisekedi tumugereranye na Perezida Habyarimana. Habyarimana yari amaze imyaka ingahe ku butegetsi Olive? 75, 94, Irenze 10. 20, Irenze 10 yo yari amazeho. Tshisekedi mm, amaze imyaka ingahe ku butegetsi? 5 irarangiye agiye muri manda ya kabiri. nawe agiye Nta kugira 10. n'ikintu gihari kitwereka ko azafata manda ya gatatu kuko itegeko nshinga ntabwo ribimwemerera. Turebe situwasiyo iri geopolitike uko isi imeze ubu ngubu, tubigereranye n'uko isi yari imeze kiriya gihe. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Ikindi cya gatatu abantu bagomba kumenya, ese inkotanyi zitera muri 90 nibyo zari zifite sapoti nyinshi. Tugereranye n'ubu ngubu, ubu inkotanyi ni bande bazishyigikiye? Nibyo ziracyafite ibisambo bizishyigikiye, ariko se tuvugishije ukuri tukareba aho isi igeze ubu ngubu, mubona koko byoroshye gufata misile? Mubona inkotanyi zakiyavantira cyangwa zashyukumwa? Kwiyavantira burya si gushyukumwa cyangwa ngiye gukoresha irindi jambo ritari muri uyu mwaka tugezemo. Ikindi tugomba kwibaza, abantu buriya koko bajya babona nubwo inkotanyi nini zirirwa zibyigamba ati twahanuye indege ya Habyarimana, aho misile zaturutse turahazi, nibyo wenda tuvuge ko aribo bazirashe da, ariko si ubwo bushobozi bwari kuzikuraho bwo kurasa iriya ndege zonyine igahanuka? Iyo zikiba zifite n'ubwo bushobozi bwo kuyirasa,
zikayihanura arizo zabikoze, ubu ngubu imanza ziba zarabayeho, ari bo babikoze nta bandi bantu babari inyuma, imanza ziba zarabayeho. Ni ukuvuga ngo iriya ndege ya Habyarimana ibyabaye mu Rwanda kugira ngo bibe ni uko hari iyindi sapoti idasanzwe bari bafite. Hanyuma dusubize amaso inyuma, muri kiriya gihe ibihugu byinshi bikomeye ku isi byari bifite ibintu byabo bihugiyemo. Ubu ushaka kumbwira ko inkotanyi niyo zaba tuvuge ko wenda zifite sapoti Abafaransa n'Abanyamerika, ushaka kumbwira ko zategura iyo operasiyo Abarusiya ntibabimenye? Ushaka kumbwira ko zategura iyo operasiyo Abashinwa ntibabimenye? None se Abashinwa ntibabimenya bazabura kubibwira Kongo? Ikindi tuvuge ko wenda abo bampatse ibihugu babashyigikiye bababwiye bati tubahaye go ahead mukora icyo mushaka kuri Felix. Ese ingaruka zavamo abo bampatse ibihugu bashobora kuzirengera bafatikanyije n'inkotanyi, izo nkotanyi zabo? Uretse ko ibyo ngewe ntabibona, ibyo ntabyo mbona rwose. Ubushize mu kiganiro nababwiye ko inkotanyi ntacyo zipfana n'abazungu, wenda nibwo zishobora gusiba ari ba bofure babo, ibyo byo birashoboka, ariko nta kindi bapfana, ntacyo bazica. Ntabwo rero zifite ubushobozi bwo kuba zagira icyo zikora kuri Tshisekedi muri iyi situwasiyo turimo, kuko muri diporomasi arabari imbere, mu nshuti abari imbere, ikindi ubutegetsi bw'inkotanyi burashaje. Ntitugafate rero inkotanyi zo muri 90 abazungu bari bashyigikiye kubera ko nabwo zababeshye, hari icyo bazishakagaho barangije kukibona. Ibyo wenda ubu ntabwo ari ngombwa kugenda baca mu muryango w'inyuma, ubu bazajya baca mu muryango w'imbere, ntabwo bazajya bagica mu gikari, bazajya baca imbere nyine ku irembo. Wenda umuntu uri kutwumva ashobora kuvuga ati Kabila peri ko bamwishe, ati ko zamwishe, nazo ntabwo arizo zamwishe, ubwo bushobozi ntabwo zari zibufite, ntabwo donc barazikoresheje, ariko hari abandi bantu bakomeye bari babiri inyuma. Ikindi kumwica aho byaturutse, mwese murabizi amasezerano yari yarasinye, ibyo yasinye nyine yabirenzeho, ubundi baramwica. Ntabwo rero wambwira ko ikindi abantu bagomba kumenya, urabona mu intambara ya Libya bamaze kwica Gaddafi, nyine yaravuze ati ibi bintu ntabwo nzongera kwemera ko bibaho. Abantu nibafate ibintu biri kuba, impamvu mbabarire ntabwo nshaka kuvuga amakuru atari ayo mu karere, ariko dufate ibintu biri kuba muri Ukraine arebana n'u Rwanda, ariko arebana n'u Rwanda, tubiyeranye n'izi situwasiyo zose ziri kugenda ziba. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu n'abo bashyigikiye inkotanyi, uretse ko njye ntabo mbona, abo bumva ko inkotanyi zifite abo ni bya bisambo bibashyigikiye, ntabwo zishobora gushyukumwa, ntabwo bashobora gushyukumwa ngo bajye gukora ikintu nk'icyo ngicyo, kuko ibibazo biramutse bibayeho, ibibazo byateza byaba byinshi kurusha icyo byakemura. Ikindi Habyarimana twese turabizi neza, bari bafite ibyo bapanze. Habyarimana bamurashe kugira ngo bafate u Rwanda, icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri, babona uko bajya muri Kongo, none se Tshisekedi bazahanura iyo ndege ye nk'uko abantu bari kubihwihwisa ngo bazamurasa avuye mu bishyikirano. Nibamara kwihanura bigende gute? Inkotanyi baziterere zigende zijye muri Kongo? Ubundi se uwo Tshisekedi bavuga, inkotanyi si zo zatumye ajyaho? Tshisekedi niyo yarwara cyangwa atakiri perezida, haza undi nyine nawe. Urumva ngo ikibazo gihari abantu bagomba kumva, bakanumva ko ibyo bintu bidashoboka. Ubu ngubu amuzito barahari, hari abantu benshi bafite imyumvire nk'iya Tshisekedi. Ikindi abantu bagomba kumenya, ubu abakongomani barahumutse, ntabwo akiri b'abakongomani bo muri 96 bamwe inkotanyi zagendaga Kabare bakajya Kinshasa akayifata yose, akaba chef d'état major akidamanza uko yishakiye, abantu ntibagire icyo bavuga. Icyo gihe cyararenze, ubu abakongomani bose barahumutse. Ejo kuwa mbere nibwo twari turi kubabwira ukuntu abatutsi bo muri Kongo barimo bigaragambya biyamye inkotanyi. Ushaka kumbwira ko abo bantu n'abakongomani ku isi hose bari kwigaragambya bati ibi bintu bishaka, wabonye ba Ruvumba aho bazitinyuka, ntabira bintu uriya mukinnyi muri Kongo yakoze. Hari umuntu wari kubikora muri za 97 cyangwa 98, bivuga ngo rero ubu ngubu ukuntu ibintu bimeze, hari ba Tshisekedi benshi, ntabwo uriya Tshisekedi donc yamaze gushyira
imyumvire mu bakongomani bose ubu barimo batahiriza umugozi umwe. abanyagihugu Nimba rero twe turimo tubibona turi hano, ibyo bisambo bikorana n'inkotanyi ntabwo ari uvuga ko ari byo ari bo batabizi, barabizi cyane no kuturusha, ahubwo wenda banabimenye twe mbere y'uko tubimenya. Ntabwo rero bashobora kwiyavantira ngo bakore icyo gikorwa, uretse ko batanakigeraho, banabigerageje ntibyakunda. Ntabwo ndi hano mvuga ko batabigerageza, babigerageza, wenda hari n'ibyo bagerageje byinshi ariko ntibabigeraho kubera uko isi isigaye bitewe imeze. n'uko n'aho isi igeze. Ikindi abantu bagomba kumenya, nubwo Amerika idashyigikiye inkotanyi, niyo yaba izishyigikiye, icyo gikorwa kugikora byabagora ubu ngubu aho isi igeze. Urugero rwa nyuma nasorezaho, mwabonye ibyabereye muri Siriya. Muri Siriya bashatse gukuraho Bashar al-Assad. Buriya Bashar al-Assad rero ise yari inshuti y'Uburusiya, hari ibintu byinshi bagiye bahuriraho. Abarusiya baravuga ati reka uwo muntu twabanye na se ntabwo mushobora kumukuraho. Ubu Bashar al-Assad, perezida wa Siriya, aracyariho, ntabwo yigeze avaho, kandi abanyamerika ntibamushakaga. No muri Kongo rero ntabwo ari uvuga ko Kongo ntayitandukaniye na Siriya. Wabonye ko ambasaderi w'Uburusiya yagiye ku rugamba Gigoma ajya kubasura. Uvuga ngo ubu ngubu isi yarahindutse, abantu bose barakangutse. Wabonye ibyabereye muri za Burkina Faso, abanyamerika barabirukanye n'abafaransa baribukana ku mugaragaro, kandi ba Kapiteni Traore baracyariho. Nka biriya iyo bikiba muri za 80, ubu ba Traore n'imva zabo zari kuba zaramezeho ibyatsi. Ubu rero ntibigishoboka, ntazari kuba zihari, ntabwo twari kuzamenya iyo ziri. Ubwo ni ukuvuga ngo nari ndimo nsobanurira abantu uko wabigoronzora kose, uko wabifindafinda kose, icyo gikorwa ntabwo zakigeraho. Ariko umwanzuro wanjye nabwira abantu, kugira ngo abantu bitabacanga mu mutwe, inkotanyi nk'uko nabivuze, abo bazungu ni abazungu bake, udutsiko duke natwo bakeya b'ibisambo, babagavuraho, babakorera utwo turobingi, ariko nabo mu minsi mikeya ntabwo muzongera kubona. Bivuge ngo rero ubu nta ngufu zifite, ahubwo bari gushaka aho bahungira, nabo bahabuze. Ntabwo rero waba uri guhunga ngo ujye gutegura kurwana. Ubu ngubu nibyo barimo, nta ngufu rero bafite zo guhanura Tshisekedi, kandi nawe arabizi neza ko izo ngufu ntazo bafite. Usubije n'amaso inyuma ukareba ibintu uko biri kugenda, nta ngufu bafite. Akanyuma nasorezaho, iyo inkotanyi zikiba zifite ingufu zo guhanura Tshisekedi ntabwo yari kuba avuga ku mugaragaro ati ngiye sinzanegosiya na M23. Mwabonye uko byagenze muri igihe hari akantu nari ngiye kuvuga ariko ndakibagiwe, ariko mu mishyikirano ndakibutse. Mwabonye uko byagenze mu mishyikirano ya M23, iriya ya mbere barashiga igahungira mu Rwanda ni Buganda, ya Bakazarama na Barunika, uko byagenze, cyangwa se imishyikirano ya CNDP, iriya ya Laurent Nkunda. Uvuga ngo kiriya gihe kuko bari bagifite ingufu, boburije ya leta ya Kongo ko igomba kunegosiya, ariko bari abantu ba Ntaganda, Terminator bagiye mu gisirikare babaha amapeta y'abajenerali. Bivuge ngo rero iyo ab'inkotanyi zifite ubwo bushobozi, ibyo abantu bari kwirirwa baririmba ngo Tshisekedi bazamurasa avuye mu mishyikirano ngo bamugire nka Habyarimana, ngiye nkaba mbona bidashoboka. Iyo abo ubwo bushobozi buzifite, ubu ngubu Tshisekedi yari kuba ari kunegosiya na M23, biri ari kuvuga ntabwo yari kuba ari kubivuga, ahubwo nyine bari kuba bari kunegosiya, bari kureba uburyo aba M23 bazajya mu gisirikare cya Kongo. Ikindi babanje se bagafata Goma, byibura barajya kurasa indege, babanze bafate Goma tubemere. Na Laurent Nkunda ntayo yafashe, ariko burya Laurent Nkunda yagarukiye hafi. Oya, ibyo ntibikabe, barayifata se kubera iki barayifata nk'abandi? Nibyo nanjye nari ndi kuvuga, nimba batafite ubwo bushobozi bwo kujya gufata Goma, ngo bafite ubushobozi bwo kujya guhanura Tshisekedi, ntabyo mbona rero.
Oliva nibyo twaba tuvuzeho, ndabona n'iminota yacu yarangiye, ndakeka tubisobanuye. Urakoze cyane Paul, urakoze cyane. Abo twabanye mwese rero, abanyagihugu aho muri hose, mukomeze musobanukirwe ibyo mubonye byose, ntimubifate uko biri, ahubwo mushakishe kumenya ese hano ni iki baduhishemo, ese kubera iki bari gukomeza badupfundagira amakuru atuzuye, amakuru afite umutwe ariko adafite igihimba, afite igihimba ariko adafite amaguru. Kubera iki baduha uduce kugira ngo bakomeze baducangacange? Ariko muri dusesengure dusobanukirwa ibyo ngibyo, tuzajya tubicangura tubishyire ku murongo kugira ngo buri muntu wese abashe gutera imbere. Abanyagihugu mwese rero aho muri, twongeye kubashimira muri iki kiganiro twagiranye muri dusesengure dusobanukirwa. Nawe nimba hari ibyo wumva bidasesenguye neza, cyangwa se nimba hari ibyo ushaka kudusangiza, watwandikira, watwohereza comment. Abakunzi aho muri hose, mukore subscribe, share na follow kugira ngo dukomeze dusesengure dusobanukirwa ku bantu benshi bashoboka. Rero tuzongera guhura ku wa gatanu, itariki ya mbere z'ukwa gatatu, Werurwe. Ukwa gatatu ni Werurwe 2024. Nongeye kubashimira mwese. Paul, nawe ndagushimiye cyane ku busesenguzi bwiza waduhaye. Mugire amahoro n'amahirwe. Mwakoze cyane. Urakoze rero n'abandukurikiye mwese, mbifurije nanjye kugira umunsi mwiza. Ubwo tuzongera guhura ku munsi wa gatanu nk'uko mugenzi wanjye Oliva bibabwiye muri dusesengure dusobanukirwa, aho tuzaba twabazaniye ibindi bisobanuro. Kandi ntimurambirwe, uvuga ngo mu gutangira ikiganiro twavuyeho tuzaba tubagezaho tubazanira abasesenguzi, nabo barahari rwose, igihe kizagera nabo tubazane babasesengurira. Murakoze rero, mugire umunsi mwiza cyangwa se ijoro ryiza ku bageze nijoro. Ubwo tuzongera guhura ku munsi wa gatanu. Murare aharyana kandi mugire amahoro. This is Nation Radio TV, the voice of the people.